we mukunzi ukurikiye ikiganiro kuri Blessing Official TV, nyemera nanone uyu munsi tuganire ku kimera cyangwa se ku cyatsi mwakibonye nk'uko kiri hano ku meza. Ni icyatsi cyitwa cyayicyayi cyangwa se umucyayicyayi. Iki cyatsi rero nk'uko twabibonye na mbere, ni icyatsi kibitsemo imiti itandukanye ku bantu barwara indwara zitandukanye, harimo umuvuduko w'amaraso, harimo indwara zo ku ruhu, harimo abantu bagira ibibazo by'ubuhumekero. Cyayicyayi ni umuti ukomeye. Unyemerere rero muri aka kanya tuganire mbere na mbere uburyo byifashishwa. Uburyo rero byifashishwa ni uko ufata ibi byatsi, ugafata umukamato wabyo bigereranywa na garama 15, ukabishyira muri litiro y'amazi, ukabiza hagati y'iminota 10 na 15. Wamara kubibiza ukabiyungurura, ukabishyira mu kantu kawe kaba ari agasafuriya, noneho ukajya unywa itasi ntoya buri uko umaze kurya. Ubwo ni uburyo bwa mbere mu bijyanye no kunywa. Ariko nanone mu bijyanye no ku ruhu, usekura nanone imikamato 2 y'aya mababi n'ubundi ya cyayicyayi, ugasekura. Wamara gusekura, ugafata ibyo byatsi wamaze gusekura. Ku ndwara z'uruhu ushobora kubyogesha, niba ari ku mutwe ku bijyanye n'ibihushi, ushobora kubishyira mu bimeme, ushobora kubishyira mu bifaranga n'izindi ndwara z'uruhu. Ni ubwo buryo bubiri tugiye kwibandaho, ariko unyemerere uyu munsi turebe ku ndwara zimwe na zimwe. Turi burebe ku ndwara zigeze muri 5 cyangwa se ibintu 5 uyu mucyayicyayi uvura. Ni icyatsi ushobora gufata ukanatera mu gihe cy'imvura gihita kizamuka mu buryo bugize. Umucyayicyayi rero wifitemo ingufu zo kurwanya ibinure no kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Ibi rero bikaba byafasha kurwanya indwara z'umutima cyangwa se umuvuduko w'amaraso ku bantu bakunze kurwara. Twibuke ko indwara z'umutima ziterwa n'uko haba hari ibinure bibi byagiye mu mitsi, amaraso ntabe yatembera. Ikindi ni uko uyu mucyayicyayi, icyayi cyayo kirwanya mikorobe ziri mu mubiri. Ni uko kunywa icyayi birwanya mikorobe. Hari igihe bitera kwitsamura, nka kuriya ukuntu abantu barwara sinezite cyangwa se gripe. Icyayi cya cyayicyayi rero, itasi imwe nyuma y'uko umaze kurya, buri uko umaze kurya ukanywa itasi imwe, birafasha. Ukoreshwa nanone mu kuvura ibimeme nk'uko twabibonye. Wifashisha mu kuvura izi ndwara z'ibimeme, ibifaranga, ibihushi ndetse n'izindi ndwara z'uruhu ziterwa n'ibiyege. Izi ni indwara zo ku ruhu. Ukoresha rero bwa buryo bundi twabonye bwo gusekura ibi byatsi. Nanone wifashisha mu kuvura inkorora, mu ndwara z'ubuhumekero. Nanone urafasha kunywa icyayi cyayo ndetse ugashyiraho n'akayiko k'ubuki. Bishobora koroshya indwara z'inkorora ndetse bikanavura bitewe n'uko ubikoresha igihe kidahinduka, ndetse bikaba byanafungura. Iki cyayi kikaba cyanafungura mu mazuru, kimwe no kurwanya ibimenyetso bya asima kubera vitamine C yiberamo. Nanone iki cyayi cy'umucyayicyayi gishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri bitewe na vitamine C yibitsemo. Nta kindi ukora usibye gufata wa mukamato maze ukawuteka muri litiro y'amazi, wamara kubiza ukayungurura, ugashyira mu gikombe. Urabona ko hano gihe nari maze kunywa umuti w'amababi y'amapera, nabyo wenda tuzabirebaho. Ariko ibi byose ni imiti ishobora kukuvura. Reka aho ngusabe kugira ngo ukomeze gukurikira ikiganiro tukugezaho kuri Blessing Official TV. Shishikarize ko buri muntu wese yagerageza kwitungira iki kimera. Umucyayicyayi nanone ufasha mu gutuma imikaya n'imitsi ikora neza, bityo igafasha mu gusinzira neza. Igihe wagize ikibazo cyo kunanirwa, wabuze ibitotsi, fata umucyayicyayi uwuteke, unywe icyayi, nujya kuryama uzasinzira neza. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Mushobora gusharinga kuko abantu batandukanye barwaye ibibazo by'iminaniro cyangwa se stress n'izindi ndwara zitandukanye zivurwa n'umuti. Murakoze, mukomeze kubana natwe kuri Blessing Official TV.